explain movie, I will ask my father to give me a support or to make my movies to be very to be very to be very trending to be very trending. urumva indimi nazize. Urakoze cyane. Ngaho rero tuganirize no mu kinyafilipine. Oya njye nakubwiye ko nzi inyaturukiya, nzi igiswahili, icyongereza. Ego uraganiriza mu kinyaturukiya. Ikinyaturukiya ikinyaturukiya cyo ntakibasha. Ndavuga byibura amagambo 5. Nta kibazo. Ntabwo interuro yose nayivuga kuko biragira biba bisaba ngo ukoreshe nyine uri ku cyuma ugisobanura. Nk'ubu ushaka kujya wumva ikinyarwanda cy'umuntu ari kuvuga ari kugisobanura mu kinyaturukiya. Golden Robert Lashi Kanchini La Gode Viprona ni ikinyaturukiya icyo ngicyo. Urakoze cyane. Ese igifaransa cyo ucyumva? Igifaransa nacyo ni gakeya. Baganiriza no ku gifaransa bwite yuko ahantu hose uriyo kandi ugiye kuzagezaho ibintu biri mu moto kugira ngo nyine wumve ko ari wa musobanuzi kandi wanize udashaka. Indimi narazize pe. Action college nayizemo. Nayizemo nishyura ibihumbi 200. Nayizemo nishyura ibihumbi 200. Indimi narazize n'ubu ngubu mfite certificate byemeza yuko nizi ndimi, ku buryo nagenda hari muri RDB ngahita avuga ati munyandike ndo umusobanuzi wujuje ibyangombwa, munyandike nkabereka n'izo ndimi nize. Baganize no kuri France dusoza kugira ngo twigendere. Roswi la home et lecta la vous vipre la classe la étudier. Urakoze cyane. N'icyo babwiye abakurikije do Inganzo TV ducuruza amagambo makeya cyane, iminota turabona irimo kudufata, ariko ikiganiro amahoro y'Imana ku bakurikiye Jado Inganzo TV show. Ni wa munyamakuru wanyu Igabe John, wa munyamakuru ubagezaho byinshi bigiye bitandukanye. N'abatindiye rero turi kumwe na wa mutumirwa wanyu, we amaze kuba umusangwa, ntakiri umushyitsi, yitwa Sagamba byahamye umwana urimo gusobanura filime nziza ziryoshye nyinshi. Noneho ngo muri iyi minsi afite agashya ke akunda gukora mu kiganiro, nawe mugiye kukabona. Bakaze barakaze. Mugiye kukabona. Katume ikaze rero kuri Jado Inganzo TV show. Ayo basi mambo vipi? Aracyari Sagamba official usobanura. Ayo basi Dokado barakazi cyane, nkunda kugatangiza nyine muri filime kugira ngo nyine umuntu abavuga ati iyi filime ni nziza cyane, ni nziza cyane, ngiye kurya show. Urakoze cyane Sagamba. Turukana ubushize nyine kuri channel Jado Inganzo TV show twaganiriye byinshi, none uragarutse kugira ngo twongere uganirize abanyarwanda benshi. Ese filime urabona bigenda gute? Se bigeze he? Ibyo ukora urabona biribwa bikurikirwa? Yego ndabashimiye cyane mwe mukurikiye kamera za Jado Inganzo TV show. Mbibutsa ko yuko filime zigikorwa, ntango twahagaritse filime ahubwo turacyazikora. Nimugire impungenge zo kuvuga ngo filime ngo zarabuze, ahubwo ziracyari gukorwa. Ubu ngubu ziracyari kujya ku isoko ngo zibashe kujya hirya no hino, ndetse zijya no kuri website ku buryo umuntu ashobora kuba yazirebera online yibereye mu rugo. Ese filime nicyo wabwira abakurikiye Jado Inganzo TV? Ni ikihe gishya kigiye guhinduka kuri iyi channel
na Sagamba official. Ubushize twijeje abantu ko filime zigiye kuza zinyura kuri Jado Inganzo TV zisobanuye, barategereza baraheba, niyo mpamvu uyu munsi waje filime zigiye kujya zicaho kwa Jado Inganzo TV show. Twagutumiye kugira ngo utangarize abakurikiye Jado Inganzo TV show, ese ubufatanye bwawe na Jado Inganzo TV show ni ubufatanye bumeze gute, mugiye kuzajya mukorana gute kugira ngo mubashe kunezeza abakurikira Jado Inganzo TV show? Murakoze cyane. Filime igiye kugica kuri Jado Inganzo TV show ni filime yitwa School Tales. Ni filime ya high school ariko irihora movie, ku buryo izagicaho byibura mu cyumweru, ikagicaho byibura gatatu, byibura mu cyumweru tukajya dukiraho nka episode 3, ku buryo abantu bazajya bayireba iyo minsi tuzaba twasizeho. Izajya icaho nko kuwa mbere, kuwa kabiri no kuwa gatanu. Filime yitwa School Tales. Ni filime nziza cyane ya drama ishingiye kuri high school, ni nziza cyane, ndabizi ko bazayishimira kuko abenshi bagiye bayishimira. Kuko filime za high school iyo zishyize kuri YouTube abantu benshi barazireba kandi baranazikunda. Ese Jado Inganzo TV imikoranire yawe nabo ubona nyine ari ibintu bizagwa feedback imeze gute? Gukorana na Jado Inganzo TV show ni byiza cyane, kuko nimba ukirimo kuzamuka buri uri umusobanuzi, babisaba ngo ushake nka televiziyo wajya ucishaho nka filime kugira ngo abantu benshi bakumenye. Buri no kariyeri kugira ngo uhigemo biragoye cyane, biragoye cyane. Babisaba ngo ushake support, umuntu nyine afate filime zawe azishyire kuri channel yiwe, ku buryo abantu bazajya bamureba. Nimba usize nko kuri channel 5 za televiziyo, abantu benshi bazajya batangira kukureba cyane, kuko kariyeri iragoye cyane. Rero imikoranire ya Jado Inganzo TV show ni imikoranire igiye kujya nyine icisha filime kuri iyo channel ya Jado Inganzo TV show. Muri iyo minsi twagiye tuvuga kuwa mbere, kuwa kabiri no kuwa gatanu, uburyo umuntu azajya abona filime muri iyo minsi. Twisubire mu buzima busanzwe. Ese Sagamba muri iyi minsi turi mu kiruhuko cy'abanyeshuri, ese ubuzima bwo ku ishuri no gusobanura n'ubuzima nyine uba ubona bumeze gute? Urabona rero, iyo umuntu yatangiye kariyeri akiga, buriya ni ibintu biba bigoye cyane. Nk'ubu ngubu nanjye ndibuka natangiye gusobanura mu mwaka wa 2024. Nibaza icyo gihe nari mfite telefone niyo nasobanuragaho filime. Ariko nigeze kugenda mbwira umuntu, ndamubwira ati ngo wampaye support, ndamubwira ati wampaye support ngo nkajya ncisha filime kuri channel yawe ku buryo narebwa cyane. Ndanamubwira ngo ese wanije studio nkajya nsobanura, aranga. Ngeraho nkajya njya gutira mashini nkajya nsobanura kuri mashini. Ariko ubu ngubu naguze ibikoresho, nsigaye ubu ngubu nakicara mu rugo nkikora filime, nta kuvuga ngo ndashora ngiye kuri studio, ibintu nk'ibyo. Nibyo ngibyo bigoye. Ariko iyo ukiri ku ishuri ugafatanya n'iyi kariyeri, babisaba ngo ubihe umwanya, kuko akenshi mbiha umwanya muri weekend. N'ubu umuntu ugiye gutangira kariyeri yo gusobanura, nyine akiri kwiga, aba agomba kubifatirana muri cya gihe cya weekend, apana igihe cyo kwiga, kuko igihe cyo kwiga kirakugomesha cyane. Ugasanga nk'ubu ngubu uratashye mu mwanya wo gukora etide, ugiye mu byo gusana filime, ugasanga nyine ya mashuri yawe ntago agikomeje kubera gutsindwa cyane. Kuko ikintu kingora cyane ni uko nyine umuntu ahuza ibintu bibiri. Ni uguhuza ibintu bibiri, nicyo kintu kiba kigoye cyane. Bakwengana gato tukabanza tukamamaza, kuko nabyo biba bikenewe cyane.
ese waba uri umusore ufite gahunda yo gukora ubukwe, ese waba uri umukobwa ufite gahunda yo kurongorwa, ese waba ufite inama zigiye zitandukanye, rero nta handi wakorera ubukwe, wakorera izo nama utabikoreye muri Light Church. Light Church rero ni sale yakira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, yakira amakwe agiye atandukanye, kandi babakorera ubukwe bwiza cyane. Ni ahantu wakorera ubukwe bwawe bigasigara mu nzu zawe, ku buryo ubona ukavuga ati wawu, nakoreye ahantu heza kandi hameze neza. Bafitanye rero imikoranire n'abantu benshi bagiye batandukanye, kandi Light Church ni ahantu habera imyidagaduro igiye itandukanye, ni ahantu hagendwa rero, ni ahantu buri muntu wese yagana. Niba uri gutegura ubukwe rero ugana kuri Light Church kugira ngo ubukwe bwawe buse neza kandi buryohe. Twikomereza ikiganiro twagiye, ubwo umuntu aba yamamaje, kandi akantu ko kwamamaza kaba gakenewe. Yego. Twari turi ku byo gusobanura nyine, urimo usobanura nyine kwiga no gusobanura. Yego, nuko twari duciyemo kugira ngo twamamaze. Yego, ese ubona gusobanura umuntu ashobora kubikora bikamutunga? Ubundi ibintu byo gusobanura bishobora kugutunga cyane, ariko impamvu ibintu byo gusobanura akenshi abantu batabikunda cyane, buriya gusobanura ni ikintu kigora umusobanuzi ugiye gutangira. Ikintu kigora umusobanuzi gutangira ni studio, kandi gusobanura byanagutunga. Ibintu byo gusobanura impamvu byagutunga, rimba usobanuye filime ukayishyira kuri website, ejo bundi ukubambwira ngo yinjije, cyangwa se ngo urayisobanuye ijyanye ku mihanda ku ba DJ. Amani, hari abantu bazi bakubwira ati ngo mani, iriya filime ngo narayikunze, ngo ibiki n'ibiki, nk'uwo mu DJ ukamushyira nka episode nk'eshanu. Wenda wakoze seri yitwa Ganga, rimba ukoze seri yitwa Ganga ugakora nk'ubuce butanu, ugahita ubushyira nk'umu DJ. Ejo bundi arijya kubwira ati ngo mani, ngo ya filime se ngo ko bayikunze, ngo wankoreye utundi duce mani. Ariko nagakubwira ngo nzanire utundi duce, harya avuga ngo se mwana, ngo kutongeye ngo ugakora, ngo ngere ukore. Ariko nyine iyo zijyanye ku ba DJ akenshi ntabwo ari abo ngabo babikora. Harya akubwira ati ngo man, ngo yarakunzwe ya filime, ngo yizane, nawe ugahita ukora twinshi cyane, ugahita tujyana, amafaranga agenda gutya aza yiyongera. Ni uko nguko mani bigenda bigutunga. Ese ni izihe mbogamizi muhura nazo mu gusobanura filime? Nyine za mbogamizi uvuga ati izi nazo nyine ni imbogamizi zituma mu rugendo rwanjye rwo gusobanura bigenda byisubiza inyuma. Ubundi imbogamizi ziba mu gusobanura filime ni ukubura support. Aho ubundi ibindi nta kintu babitwaye, ahubwo inkunga mani niyo ibigoye mani ku musobanuzi. Inkunga nk'ubu impano ubu uyifite, nose banoze ba Kirisizi ubu ngubu ntibasabye support kwa Junior Giti. Ubu se yari afite impano yo kuririmba, ariko yarabuze support, ariko yabonye support, ibindi birikora. Rero umuntu imbogamizi agira ni ukubura support. Buriya umuntu abonye support ibindi birikora. Ese nk'ubu ngubu dukoze kino kiganiro, hagize nk'umuntu ushaka kugira ngo abe yafasha Sagamba kugira ngo nawe agere ku rwego nk'urw'abariya abasobanuzi bakomeye, ba Reki, ba Sagimbi, ba Sankara, abandi bose, ni ikihe kintu wifuza ko bagusapoti ukeneye cyane kuruta ibindi byose?
urabona rero buriya Rocky ni umuhungu nyine umeze neza cyane, ariko nyine kugira ngo uzamubwire ngo sapotinga nkora bino mani ni ibintu mani atapfa gukora cyane ngo apfuye kubikora gutyo. Ni ibintu biba bigoye mani, kugira ngo uzapfe kumufatisha ni ibintu biba bigoye. Buriya abantu baba bashobora kugusapotinga ni nk'abantu baba mwaratangiranye, wenda akaba ari aho yageze ariko akaba yagusapotinga mani. Ariko njyewe buriya njye ntiwambwira ngo mpfana unamusobanuza, reka kirazira gufana umuntu mukora kariyeri. Ibyo bintu ntago nyine, ibyo bintu ntago napfa kubifokasingaho cyane. Ariko uramwubaha kuvuga ngo ndafana ngo Rocky Kimomo, reka ariko uramwubaha kari mukuru wawe. Yego filime najyaga nzireba ziwe narazirebaga pe, ariko ubu ngubu ntabwo wambwira ngo ndamufana. Reka none se niye ntego ufite yo kubikomeza ukabikora kugira ngo nawe ubone ko wagera ku rwego bashyitseho? urwo bariho ubu ngubu nanjye Imana nibishaka nzarugeraho. Ariko nakubwiye ko nabonye ya support. Ariko umuntu iyo akoze mani cyane agashyiramo imbaraga buriya ibintu birakunda, kuko ino mihanda iragoye pe. Iyo umuntu asizemo imbaraga agasobanura filime, buri ikintu kiba gisabwa ni ukuba ufite mashini, ufite mikoro, ufite na mixer, ku buryo urakonekita n'izo bafure ugasobanura filime bigakunda. Ariko nyine kuvuga ngo ugiye kujya wiganura ngo ubone supporting aho ngaho, oya, ibyo bintu ntabwo bijya bikunda. Ahubwo uwo muntu niwe kwibwira ati bahe dukorane. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ese niki wabwira abakurikiye Jado Inganzo TV cyangwa bitegeye ku bintu ugiye gukora muri iyi minsi, baryoherwe n'ibintu ugiye kubagezaho, ko wanavuze ko ufitanye imikoranire na Jado Inganzo TV ariho ugiye kuzajya unyuza filime zisobanura? Murakoze cyane. Buriya ejo bundi nigeze kumva abantu bavuga ngo filime ngo ziri ngo mu kinyaturukiya ngo tuba turi kubeshya. Ntago tuba turi kubeshya, kuko ubu ngubu subtitles mba ndi kuzerekana, kandi indimi zose ngenda zizi kandi nize neza. Nize Icyongereza, niga Igiswahili, niga Igishinwa n'ikinyaturukiya ndakizi, ku buryo filime yose nsobanuye ishobora kuza imeze neza, kandi warebera kuri subtitles ukabona ibyo mvuga bijyana n'ayo magambo yanditseho. Kugira ngo tubyemere neza, banza uganiriza abantu mu Cyongereza nko mu minota 45. When I reach at home, I will do my things very well. But when it is afternoon, I will wake up and I help my parents to clean utensils, going on the work they work, and I help them to do the job in order to not to be weak, because the job it make a person to be weak, because is the one who is working with oneself. But when you disobey your parents, it is a curse. It is a curse on them. When I explain movie, I will ask my father to give me a support, or to make my movies to be very trending. Urumva indimi nazize. Murakoze cyane. Ngaho rero tuganirize no mu Kinyafilipine. Oya, njye nakubwiye ko nzi Inyaturukiya, nzi Igiswahili, Icyongereza,
Yego. Ngaho Izo ndimi njye zose. ubaganirize mu Kinyaturukiya. Ikinyaturukiya. Yego. Ikinyaturukiya cyo ntakibasha. Ndavuga byibura amagambo 5. Nta kibazo. Ntabwo interuro yose nayivuga kuko biragira. Biba bisaba ngo ukoreshe nyine uri ku cyumba ugisobanura. Yego. Nk'ubu ushaka kujya wumva ikinyarwanda cy'umuntu ari kuvuga ari kugisobanura mu Kinyaturukiya. Golden Robert Lashi Kancini Lagode Viprona. Viprona. Ni Ikinyaturukiya icyo ngicyo. Urakoze cyane. Ese Igifaransa cyo ucyumva? Igifaransa nacyo ni gakeya. Yego, baganiriza no ku Gifaransa bumve yuko ahantu hose uba uriyo kandi ugiye kuzajya bagezaho ibintu biri mu mwoto kugira ngo nyine wumve ko ari bamusobanuzi kandi wanize udashaka. Indimi narazize pe. Action college nayizemo. Yego. Nayizemo nishyura ibihumbi 200. Nayizemo nishyura 200. Indimi narazize. N'ubu ngubu mfite certificate byemeza yuko nizi ndimi. Ku buryo nagenda hari muri RDB ngahita avuga ati munyandike ndo umusobanuzi wujuje ibyo byangombwa munyandike nkabereka n'izo ndimi nize. Baganiza no kuri français dusoza kugira ngo twigendera. Je suis la home et lecteur la vous vipre la classe la étudier. Urakoze cyane. Nicyo wabwira abakurikije Inganzo TV dutuza amagambo makeya cyane. Iminota turabona irimo kudufata ariko ikiganiro nakagaruka ntago kirangiriye ahangaha. Amagambo make dusoza. Murakoze cyane. Ikintu nabwira abantu bakurikiye kamera za Inganzo TV n'abakurikira channel yanya Sagamba Empire nuko